umwarimu umwe yigeze atubwira, yari ahantu nawe turi mu mahugurwa runaka, kwa kundi babaza abana ngo uzaba iki uzaba iki. Umwana umwe yarateruye aravuga ati ngewe teacher cyama byibura nkazaba smartphone. Uko winjira uri umutware uzanye ihaho mu rugo, utaje amara masa, uko uganiriza abagize umuryango wawe, uko ufata ibyemezo, uko uhana, uko ucisha akanyafu ku bana, wa mwana w'umuhungu uri gukurira muri uwo muryango ubwonko bwe bugenda bubisevinga, akavuga ati papa yabagaho gutya, data yakoraga gutya, hanyuma bikaba ariko bigenda. Dufite n'abana bazima bafite umuco n'ikinyabupfura, bahagaze neza kandi batanabonana n'ababyeyi babo umwanya munini, ariko umwanya wo ntitwavuga ngo ntawe uhari. Uko bimeze kose, uko wirukanka ku butunzi, uko wirukanka mu mashuri, uko wirukanka mu biki, ni byiza ko utanga ushyiraho n'umwanya w'umuryango. Twibuka yuko ubundi mu muco wacu umusore aba agomba kumera nka se. Ubwo turasubira inyuma dusubire mu muryango. Umusore ntashobora kuba muzima adaturutse mu muryango muzima. Buriya ni byiza yuko nituvuga ku musore tubanza tukavuga naho avuye. Twese rero tuba mu muryango. Burya umuryango ni irerero, umuryango ubundi umwana w'umusore yigira kuri se, akamwigisha umurimo, akamwigisha ikinyabupfura, hanyuma akazavamo umugabo rwose nyamugabo uhamye. Ubwo rero iki ngingo ya mbere tutaragera ku musore, ahubwo duhera ku muryango. Umuryango rero akomotsemo niwo w'ingenzi wa mbere. Ubwo n'imigani baca mu Kinyarwanda, imfura igenda nka se. Imfura igenda nka se, burya bashaka kuvuga yuko mbega papa wawe niwe cyitegererezo cyawe. Abantu benshi bavuga yuko iyo abasore bagiye kubaka bagerageza gushyira mu ngiro uko babonye ba se bubatse nka 70%. Bityo rero urumva wa musore mwiza ni umusore wagize irerero ryiza ryo mu muryango. Turaza tugenda dukomeza tureba n'ibindi, ariko nanone iryo rerero ry'umuryango iyo rimuhaye n'irerero ry'imyumvire, akajya mu rusengero rwiza, agakura afite imyemerere mizima, agaca mu ishuri agahura n'abarezi bazima, buriya 1/2 cyo kuba muzima kiba cyarangije gukunda. Ariko cyane cyane uburezi bw'ibanze bwo mu rugo. Cyane rwose iyo ngingo yo niyo tunanakebura n'ababyeyi kugira ngo bamenye ko ibyo bakora. N'abanyarwanda baravugaga ngo burya uwibahetse ababwiriza wo mu mugongo. Byashakaga kuvuga yuko iyo uko winjira uri umutware uzanye ihaho mu rugo, utaje amara masa, uko uganiriza abagize umuryango wawe, uko ufata ibyemezo, uko uhana, uko ucisha akanyafu ku bana, wa mwana w'umuhungu uri gukurira muri uwo muryango ubwonko bwe bugenda bubisevinga, akavuga ati papa yabagaho gutya, data yakoraga gutya, hanyuma bikaba ariko bigenda. Kandi no mu Rwanda rwo hambere burya umwana yatozwaga imirimo ya se akiri mutoya. Wajyaga ubona yuko abana b'abahungu bajyanaga na ba se mu mirimo yabo, bityo umubyeyi w'umugabo akigisha uwo mwana w'umuhungu kugira ngo azavemo umugabo nyamugabo. Iyo ngingo rero ni ingenzi cyane. Buriya ise w'umuntu niyo mpamvu bamwita se. Se w'umuntu niwe cyitegererezo cye muri ubu buzima bwo kuba umugabo. Hari uko imiryango yabitwaraga icyo gihe, ndetse bakagerageza no kuba icyo cyitegererezo kugira ngo n'abana babo bazabakomokaho, cyane cyane abahungu kwa aribo turi kuganiraho, nabo bazagire za ntagaciro ndetse wenda banarusheho. Imiryango y'iki gihe barabizi, ibona uburyo icyo kintu bajya bagitekerezaho, kuko usanga nk'iyo turebye mu rubyiruko usanga hari abantu bavuga bati urubyiruko ukuntu rusigaye rwitwara rwarahindutse. Ariko si ubwo niba twabonye ko babikura ku babyeyi babo, ubwo n'ubundi si babikura ku babyeyi babo nabo bahindutse? Mu by'ukuri ikintu cyo kurera, buriya iyo tuvuze umubyeyi tuba tuvuze uburere. Rwose ibigereranyo bigaragara bifatika nuko intege nke z'umubyeyi zihari. Muri uru rugendo rwo kurera ababyeyi bagaragaje intege nke cyane, kubera yuko kera umwana yakuriraga ku gitsure, agakurira ku gitsure, akaba bizi yuko amasaha yo kugera mu rugo naya, gukora uturimo twibanze ni ibi ngibi. Ariko muri iki gihe nimba hari ukubera iterambere ryaje rikagoreka amateka, ukabona abantu bari kubaho mu bundi buryo, dufite icyuho mu muryango nyarwanda cyangwa se no ku isi muri rusange, bigaragaza yuko kurera ntago bicyuzuye mu buryo bwose bushoboka.
uri umusore uritegura gushinga urugo kugira ngo usigasire cya kintu uvuga uti ntabwo nifuza ko umwana wanjye azaba biri hanze, ntabwo nifuza ko umwana wanjye azaba uri aho ngaho gusa nyine udafite ikintu azamara. Ni icyo ukwiye kwitwararika cyangwa se n'icyo ukwiye gutekereza kugira ngo imyitwarire yawe kubera ko izashepinga wa mwana wawe azakurire koko mu maboko mazima, azakurire muri za ndangagaciro nzima. Ni iki umubyeyi w'umugabo akwiye gukora mu gihe ari gutekereza ku bijyanye no gushinga urugo? Ikintu cya mbere, turi kubona abantu babiri. Turi kubona umubyeyi w'umugabo, tukabona n'umwana ubwo amaze kuba ingimbi, yakuze. Urumva tubanza mu irerero rusange, umwana akajya mu mashuri. Urabona ko muri iki gihe, muri iyi generasiyo y'iki gihe, amashuri ahawe agaciro cyane. Kera ntago bigaga burya cyane, ariko ubu ngubu ni byiza ko umwana umubyeyi abanza akamwigisha, akiga iyo pirimeri, akiga iyo segonderi, akiga iyo kaminuza. Noneho icyo gihe umwana aba atangiye kugira imitekerereze isa nibasha kumva, gutekereza, amaze kugira ubwonko bwagutse. Ni byiza rero ko umubyeyi w'umugabo atangira kwigisha umwana kuba umugabo. Burya kwigisha umwana kuba umugabo nibyo umubyeyi w'umugabo agomba gufata umwanya akagenera umuhungu we umwanya w'umwihariko, bakaganira, akamubwira ati mwana wanjye uramenye ntuzabe ikigwari, uramenye ntuzabe umunebwe, bavuga bakora gutya. Ikinyabupfura nicyo cya mbere. Noneho wa mwana uko ari kugenda atozwa n'umubyeyi kuba umugabo, buriya kuba umugabo ntago byizana. Kuba umugabo biratozwa, bigira inkomoko. Niyo mpamvu buriya umwana utaragize amahirwe yo gukurira mu muryango, iyo umubonyeho imico ubona ari imico itandukanye. Ni imico mihahano, ni imico itari myiza, ni imico igiye idasobanutse. Ariko umubyeyi usobanukiwe abasha gutoza umwana kuba umugabo. Araza kumutoza ate rero? Araza kumwigisha. Gukira aho ngaho ku mwana wenda utaragize amahirwe yo gukurira mu muryango, ushobora kuba ari we cyatera wari kagakurira mu muryango. Umwana ashobora kuba atari uwawe, ariko ubundi buriya mu muco umwana wese umurera nk'uwawe. Ni byiza ko ushobora kwadopta umwana, ushobora gufata umwana w'umuvandimwe wawe kubera yuko amaboko ntareshya. Ushobora kuba ufite ubushobozi bw'imibereho, ushobora kuba ufite ukuntu wigize, ugafata ukabera umugisha wo mu muryango, ukazana umwana ukamuzana iwawe. Ni byiza ko wa mwana uzanye mu muryango ufata n'inshingano zo kumurera, agakura yubakitse. Rero yaba ari uwawe ku rukiryi rwawe, yaba ari uwo wafashe mu muryango, yaba ari n'uwo wadobuse, kuko dufite n'ikibazo nko mu Rwanda. Urabona ko igipimo cy'ubupfubyi cyarazamutse bitewe n'amahano yabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Urabona yuko hagiye habaho kubura umuryango. Buriya nayo jenoside yaraje isenya umuryango, ingaruka zayo n'ubu ngubu mu muryango ziracyarimo. Ni byiza rero ko umwana wabo umurera, ndetse waba waramubyaye, yaba ari uwakuriye aho mu rugo, umurera nk'uwawe. Muri siroga ivuga ati fata umwana wese nk'uwawe. N'icyo ababyeyi bakwiye gukora, nihe myitwarire bakwiye kugira ngo abana bategurira abana babo, kubera ko twabonye ko indangagaciro, imyitwarire by'umwana azakora azabikura kuri mama we, azabikura kuri papa we, kandi agomba kugira izo ndangagaciro nk'iz'umubyeyi we. Niba umubyeyi we yari mwiza, uruhare rw'ababyeyi ni uruhe kugira ngo bashepinge future y'abana babo? Niba warubatse urugo ruzima, umwana wawe uzubaka urugo ruzima. Buriya ikintu cya mbere, reka tuhere ku babyeyi bari perfect. Ababyeyi rwose barera neza, bafite indangagaciro nziza, barera abana babarerera kuzavamo imiryango y'ejo hazaza myiza. Ariko nanone tuze no kureba ku babyeyi baba bararanzwe mu buzima bwabo n'intege nke mu mibereho no mu byemezo baba baragiye bafata ahahise habo. Aba bantu babiri turaza kubaha message ivuga ngo muri iki gihe urabona ko turi mu isi y'iterambere, turi mu isi y'ikoranabuhanga iyobowe n'ifaranga. Kenshi na kenshi turi kubona ibibazo biri kuza byikubita ku rubyiruko, ariko biterwa n'ukuboko kugufi kw'ababyeyi mu guhaza kwifuza kwabo. Urabona yuko iterambere ririho, abana b'abakobwa bakeneye byinshi by'igiciro. Ababyeyi nibagerageze bahaza abakobwa babo mu buryo bw'ibifatika.
nimba ari iyo telefone akeneye ayimubonere, nimba ari izo nkweto azimubonere, nimba ari imyenda myiza igezweho ayimubonere, babe inshuti n'abana babo. Bityo uri kubona ko abana bari kwishora mu busambanyi cyane bitewe n'ubukene, bitewe no kugira ngo agire ibyo ageraho bigezweho muri iki gihe, bityo bikamwangiza. Niho ari guhura na ba bagabo bakuze bataye umuco, umwana bakamwangiza, akazashiduka irari ry'iby'isi rimutwaye, ntabashe kongera gusubira inyuma ngo abe yakubaka. Ubwo rero ababyeyi nibakoreshe ubutunzi bwabo mu buryo bwo gushyigikira abana babo kugira ngo umwana agumane umutima utangiritse. No ku bahungu nabo babafashe kubatoza, kubigisha gukora no kugira ngo bazabe abagabo. Kandi umubyeyi ntarekure. Buriya nta mwana ujya ugera aho avuge ngo aracutse mu rugo. Umwana imbere y'umubyeyi ahora ari umwana. Ni byiza ko umubyeyi w'umugabo akomeza agakurikirana abana, n'umubyeyi w'umumama agakomeza agakurikirana abana kuzageza bageze kuri urwo rwego. Kandi ikindi cya kabiri, nibafasha abana kubashyirira ku munzani. Urabizi yuko iyo wamaze gukunda umukobwa ujya kumwereka imiryango. Nimba umwana aje kukwereka uwo bazabana, mufashe kubitekereza, mufashe kubireba neza, mufashe kujya mu mushinga, ubanze urebe ko uwo muntu azamubera muzima. Iyo icyo gikemutse ibindi byose bigenda neza. Umubyeyi ugerageza wenda ushakira abana b'ibyo kurya, akagerageza kubonera ku kaminerivare yishyakuya, azabona iPhone ya miliyoni kugira ngo ashimishe umutima w'umwana. iPhone ya miliyoni ntago azayibona, ariko wenda azamuna Camon C8 cyangwa abone Tecno version runaka. Ariko ubwo muri wa muco, muri cya gicumbi cy'umuco mu muryango, harimo no kwigisha umwana kunyurwa no kwemera gukoresha ibivuye mu biganza by'ababyeyi. Umwana nabazi ko ari buzana iPhone ukamubaza aho ayikuye. Umwana nabazi ko nataha saa 4 umubaza aho yarari. Umwana numugurira Tecno runaka cyangwa ukamugurira Samsung runaka, azanyurwa nayo kandi azamenya ko ekonoma bayemo ari iyo ngiyo. Impamvu rero abana bashegera ibyo bintu nuko yazanye ipantaro uramwihorera, azana isaha uramwihorera, azana telefone uramwihorera, noneho bigeze ku rwego azana n'imodoka. Ukajya ukabona umwana aje afite Prius nshyashya, ukamubaza ati se iyi modoka mwana wanjye bigenze gute? Ati mami rwose humura ubu byagenze neza. Biriya ntago ari byiza, nukwangiza umwana, nukumwicira ejo hazaza, urugo rwe warangije kurusenya. Ni byiza rero ko ababyeyi bongera bakaba severi cyane mu buryo bw'inshingano, mu buryo bwo gukurikirana no mu buryo bwo gufata ibyemezo ariko bishingiye ku kurera. Uwo mwanya uracyahari bitewe n'aho isi igeze. Umubyeyi nawe ari kwirukanka ajya gushakisha uwo mwanya wo kugenera uwo mwana kugira ngo amwiteho, abe severe, amushyire icyo gitsure, amubaza kuri inshingano ze nk'umubyeyi kugira ngo wa mwana koko agaruke agire ibyo yiga. Uwo mwanya ababyeyi barawufite? Umwanya ntago wabura. Umwanya ntago wabura. Buriya niyo yaba ari umushabitsi abyuka yirukanka ashakisha inyungu runaka, ariko ugomba kumenya yuko mu nshingano Imana yaguhaye n'inshingano z'umuryango zirimo. Niyo yaba iminota 30, niyo yaba isaha, kuko buriya umwana kuva avutse kugeza aho azavira mu biganza by'ababyeyi, uko wagiye umurera gake gake. Dufite n'abana bazima bafite umuco n'ikinyabupfura, bahagaze neza kandi batanabonana n'ababyeyi babo umwanya munini. Ariko umwanya wo ntitwavuga ngo ntawe uhari. Uko bimeze kose, uko wirukanka ku butunzi, uko wirukanka mu mashuri, uko wirukanka mu biki, ni byiza ko utanga ushyiraho n'umwanya w'umuryango. Umwarimu umwe yigeze atubwira, yari ahantu nawe turi mu mahugurwa runaka, kwa kundi babaza abana ngo uzaba iki. Umwana umwe yarateruye aravuga ati ngewe teacher ati cyama byibura nkazaba smartphone. Ati se abantu baratangara, abandi bazaba ba docteur, abandi bazaba ba perezida, bya byifuzo by'abana baba bafite bakiri mu myaka yo hasi. Umwe aravuga ati cyama nkazaba smartphone. Mwarimu aramwegera ati se kubera icyo uvuze ngo icyaguka azaba smartphone? Umwana aravuga ati daddy yavuye ku kazi
ahita afata smartphone. Mami yavuye ku kazi ahita afata smartphone. Ati igihe cyose baba bari muri smartphone. Ati buriya nanjye mbaye smartphone, ati daddy na mami bazajya bamfata bakanterura ninjye bazajya baba bafite. Bisobanuye ngo rero ababyeyi nabo bafite intege nke zo guhugira mu bindi bintu, ntibahe priorite abana. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane.